ijambo ry'umunsi. Bivuge. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, soma Zaburi 107 uhereye ku gice cya 2. Reka uwacunguwe n'Uwiteka bivuge, uwo yacunguye mu kuboko k'umwanzi. Amagambo afite imbaraga zo guhanga. Ese ibi ngibi wigeze ubimenya? Iyo uvuze ikintu hanze, utanga ubuzima ku cyo uvuga. Urugero, ni ngombwa kwizera ko uhiriwe. Rero niyo uvuze uti ndi umugisha, nibwo imigisha izi gushaka kandi ikagusanga. Niba ugiye kujya ku rwego rukurikira, niba ugiye gutsinda inzitizi cyangwa se guca ibiyobyabwenge mu buzima, ugomba gutangira kubitangaza. Igihe Imana yaremaga isi, nta kintu na kimwe cyari cyabaye kugeza Imana ikivuze. Imana yaravuze iti nihabeho umucyo, maze muri ako kanya haza umucyo. Ibitekerezo by'Imana ntabwo ari byo byashyize mu bikorwa iremwa. Amagambo y'Imana niyo yabishyize mu bikorwa. Buri gihe rero jya uzirikana yuko nawe ibi ngibi bishobora kuba ihame mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 655 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.